nkomeza kubazanira amakuru atandukanye. Nkuko mubibona rero kwibanze ku ifoto ya Bikira Mariya hano i Musanze, murabona ko muri iyi foto handitsemo Musanze, mukabonamo amafoto agiye atandukanye, murimo kubonamo inzu cyangwa se urusengero Kiliziya Gatolika ya Musanze cyangwa se Bikira Mariya, ndagira ngo muri kubireba hano muri video. Nkuko mubyumva rero cyangwa se nkuko mugiye kubyumva hano, tubazaniye amakuru meza ku bakristo cyangwa se abaturage batuye inosi cyangwa se batuye u Rwanda rwose. Reka twitse gatoya tugaruke ku makuru arimo kuvugwa rero muri aka kanya hano i Musanze, amakuru yerekanwe na Bikira Mariya. Amakuru rero aremeza ko mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga, Bikira Mariya abonekeye abakristo bose, abakristo barenga ibihumbi 3 aho bari bateraniye mu gusenga. Bikira Mariya rero urabona ko arimo mu bicu muri iyo foto, aho twazuminze ifoto tukagerageza kuyizana, ndagira ngo muri kubireba neza. Mu karere ka Musanze rero mu murenge wa Gataraga, Bikira Mariya abonekeye abakristo benshi cyane. Reka nkwereke video, gumaho cyangwa se utege amatwi uwihere amaso n'amatwi, reba video yose. Bikira Mariya yabonekeye hano muri Musanze. Oh my God, Imana ikunda u Rwanda kabisa. Hano mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga, ahantu nkuko mubyiboneye n'amaso rero, bundagira ngo murabona ko Bikira Mariya yagaragariye cyangwa se yerekaniye hano mu murenge wa Gataraga mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, aho mubonye abakristo barimo gutera impundu, abashoboye gutera impundu, abandi bakaririmba, abandi abagakoma amashi. Ndagira ngo iyi video muyerekane cyangwa se muyigaragarize mbere y'ubwo bwa mbere muyibonye, muyisharinga abandi bantu benshi cyane, igihugu cyose kize kumenya amateka yabereye hano mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga. Njewe wabagezagaho iyi nkuru ni nyita Dizzy Boy wagwan cyangwa se Ukuri TV News. Ndabakunda cyane, ciao ciao. Iyi video yihe abandi bantu benshi bayikurikire.